Nitangazo rireba buri munyarwanda wese mu Rwanda by'umwihariko ufite irangamuntu kuko mu by'ukuri ndavuga ko ari nabo rireba cyane. Kugeza kuri aka kanya Minisiteri y'Uburezi yongeye kuba mu by'ukuri yagaruka ku kibazo gikomeje kugenda kivuga ku bana mu mashuri, aho kandi mu by'ukuri Perezida w'u Rwanda yongeye kugaruka ku kibazo cya mituweli ndetse kandi anagaruka kuba bakomeza kugenda bavuga ko bakomeje kugenda babura amafaranga yo gutanga kuri mituweli, aho kandi mu by'ukuri benshi cyane bakomeje kugenda bigaragaza nk'imbogamizi. Ndavuga ko mu by'ukuri ari igisubizo cyiza ku bakomeje kugenda bavuga ese mu by'ukuri nta kundi kuntu bafata amafaranga ya mituweli bakaba bayagabanya, nyuma ko mu by'ukuri imyanzuro y'Abaminisitiri yari yanzuye ko amafaranga ya mituweli agomba kwiyongera ndetse kandi bari baporopoje ko amafaranga ya mituweli agomba kugera ku bihumbi 5 avuye ku bihumbi 3. Ndavuga ko mu by'ukuri ari inkuru nziza kuko bakomeje kugenda bivuga ni itangazo rireba buri munyarwanda wese mu Rwanda mu by'ukuri ubasha kuba wakishyura mituweli by'umwihariko akaba afite identity, ndavuga irangamuntu, kubera ko mu by'ukuri amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanwaho by'umwihariko 25%, aho kandi mugiye kujya mwisanga muri kwishyura amafaranga 1500 mu by'ukuri nk'uko byaproposed n'uwari waragiyeho Dr Justin Ngirente. Mu by'ukuri akaba ari nawe wavuze ko amafaranga ya mituweli agomba kuba yanagabanuka by'umwihariko ku kigero cya 25%. Ni amakuru meza cyane, aho kandi mu by'ukuri byongeye kuba byavuga ko abenshi cyane bakomeje kugenda bagaruka ku kibazo cya mituweli. Mu by'ukuri ndagira ngo tunarebere hamwe ese imyanzuro y'Abaminisitiri yabashe kuba yabivugaho iki, Perezida Paul Kagame yavuze iki kuri iki kibazo cya mituweli. By'umwihariko nshuti mukundwa, reka nizere ko uri kureba hasi yo video yawe ukabona barangije gukanda subscribe, ikindi kandi wibuke no gufungura kuri iyo nzogera notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku munsi nk'ibisanzwe. Aha ni kuri Rwanda Top Line TV ukomeje kugira mu by'ukuri ukurikiranira amakuru yacu gatandukanye, kandi nge nyita ntirakanganyasha mukomeje kugenda mubana mu biganiro bitandukanye. Kuri umunsi mu by'ukuri tugiye kuba twararebera hamwe ku itangazo ryatangajwe n'Abaminisitiri imyanzuro yabashe kuba mu by'ukuri yanafatwa. Imyanzuro mu by'ukuri tuza no kwibanda ku kibazo cyakomeje kugenda kibabaza abanyarwanda muri rusange, aho kandi mu by'ukuri bakomeje kugenda bavuga ko abana b'imyaka 15 bagiye kujya baboneza urubyaro. Ese mu by'ukuri ibi ngibi byo Perezida Paul Kagame ko ari umwanzuro we wa nyuma wari utegerejwe ibivuzeho gute, cyangwa se mu by'ukuri yabikomojeho gute? Ibi byose mu by'ukuri tugiye kuba twabirebera hamwe. Icyo ngusaba no kuba hafi kugira ngo mu by'ukuri ukomeje kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu ku kandi. Kuri aya munsi rero mu by'ukuri n'amakuru ngiye kuba navuga by'umwihariko ku bakomeje kugenda bibaza ku kibazo cya mituweli gikomeje kugira mu by'ukuri kinahangayikisha abanyarwanda muri rusange, bakibaza ese mu by'ukuri mituweli nta kundi kuntu bayigabanya, kubera ko abanyarwanda mukomeje kugenda mugaragaza ikibazo gikomeye cyane ku kibazo cya mituweli. Bakavuga ko mituweli yazamutse cyane by'umwihariko ubwisungane mu kwivuza bukaba bukomeje kugera mu by'ukuri bunagora abanyarwanda. Usangaho kandi umunyarwanda afite umuryango w'abantu 8, 9 ndetse kandi u Rwanda ruragaragara mu bihugu mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragara ko bifite abaturage benshi, by'umwihariko birumvikana ko na mituweli igomba kuba mu by'ukuri yakiyongera. Ibi ngibi mu by'ukuri bikanatuma benshi cyane bavuga ko iyi mituweli ikomeje kugenda inabagora cyane by'umwihariko mu kwishyurwa. Ibi kandi bikanatuma bamwe na bamwe bafata umwanzuro wo kwanga gutanga mituweli, bityo kandi bakaba bagerwaho n'indwara igihe mu by'ukuri batiteguye. Ibi byose mu by'ukuri Perezida Paul Kagame akaba avuga ko ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse kandi nk'abanyarwanda bagomba kuba banashyira hamwe nyuma y'uko byakomeje kugenda bivuga ko u Rwanda rwatswe inkunga n'ibihugu byarufashaga. Kuri uyu munsi mu by'ukuri u Rwanda rwicaye hamwe mu by'ukuri, cyangwa se rwanicaye hamwe mu mezi yashize. Ndagira ngo mwakomeje kugenda munumva ibibazo byakomeje kugenda bivuga ko u Rwanda rwambuwe inkunga, ndetse kandi Perezida Paul Kagame avuga ko kwamburwa inkunga atari ikibazo cy'uko nk'abanyarwanda bakagombye kuba mu by'ukuri bafata iki kibazo bakigire kinini cyane, ahubwo mu by'ukuri nk'abanyarwanda bafate amafaranga cyangwa se bamwe mu bikorwa bafite bashe kuba mu by'ukuri banafasha bamwe mu banyarwanda by the way bafite ubushobozi buke, cyangwa se abanyarwanda bafite ikibazo cyo kuba mu by'ukuri bafite umuryango mugari. Abangaba mu by'ukuri birumvikana ko haba ku mashuri haba ku bwisungane mu kwivuza mu by'ukuri bivuga ko nyine mu by'ukuri abangaba bafite ubushobozi buke cyane. Ibi kandi bikanavuga ko u Rwanda rwakagombye kwicara hamwe rukanareba igisubizo kirambye, cyangwa se mu by'ukuri igikwiye cyakorerwa by'umwihariko abakomeje kugenda bagaragaza ko bafite umuryango munini cyane, ndetse kandi n'amafaranga bishyura kuri mituweli bakaba bavuga ko mu by'ukuri ari amafaranga menshi cyane, bityo kandi bakanafata umwanzuro wo kubyihorera. By'umwihariko nshuti mukundwa, nimba uri umwe mu bafite umuryango mwinshi cyangwa se mu muryango mugari, cyangwa se ukaba uzi n'abantu bafite umuryango munini cyangwa se batishoboye, usabwa kubitubwira muri comment hakiri kare kugira ngo tuzabashe kuba mu by'ukuri twabona uko dukora judgment cyangwa se tuzabakorera ubuvugizi. By'umwihariko mu by'ukuri ibi ngibi nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho, vugira abandi mu by'ukuri batumvisha iki kiganiro, cyangwa se abafite umuryango mugari mu by'ukuri bakomeje kugenda babigaragaza nk'imbogamizi ikomeye cyane, kugira ngo mu by'ukuri leta y'u Rwanda ikomeje kugenda inabafasha
bizabafasha mu gisubizo kirambye cyo kuba mu by'ukuri banateza imbere u Rwanda n'abanyarwanda. By'umwihariko mu nyemere tugaruke gato ku kibazo cyangwa se ku ngingo ikomeje kugenda ivuga ku iterwa amada ry'abana mu Rwanda rikomeje kugenda ryongeraho 65%, aho kandi ingimbi zikomeje kugenda zigaragaza ikibazo gikomeye cyane, ndetse kandi bikanavuga ko mu by'ukuri u Rwanda rukomeje kugenda rubona ko rukomeje kugenda rugerwaho n'imbogamizi zo kuba abangavu baterwa inda. Ibi kandi mu by'ukuri byanaproposwe ku myanzuro y'abaminisitiri, aho kandi bananzuye ko ingimbi zose zigomba kujya mu by'ukuri kuboneza urubyaro. Ibi kandi mu by'ukuri bikavuga ko ari ikibazo cyo kuba abanagabanya ubucucike bw'abaturage bakomeje kugenda biyongera, by'umwihariko abana bato cyane b'abakobwa bakomeje kugenda banaterwa inda. Ese mu by'ukuri abaminisitiri imyanzuro banzuye yo kuba mu by'ukuri abana b'imyaka 15 bajya baboneza urubyaro kugira ngo mu by'ukuri harindwe guterwa inda abangavu, abandi uti mu by'ukuri cyaba ari ikibazo gikomeye cyane cyo kuboneza, by'umwihariko cyo kuba banakomorera abana bakiri bato inzira yo kujya bakura ubusambanyi. By'umwihariko bavuga ko baba ari urugero rwiza rwo kuba mu by'ukuri bababwira ngo mu by'ukuri ntabwo uzajya utwita mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina, uyikorera mu by'ukuri ku karubanda. Ese nuko byifashe cyangwa se wowe urabifata gute? Muri comment mu by'ukuri tuba twashyize kugira ngo mu by'ukuri nawe utugezeho inyunganizi y'igitekerezo cyawe nk'abanyarwanda, mu gihe mu by'ukuri uyu mwanzuro tugiye kuba twawushyiraho ubashe kuba mu by'ukuri twavuga ko abanyarwanda babifashe gute cyangwa se babyumva gute. By'umwihariko ariko mbere yuko usubiza igitekerezo cyawe banza wumve neza mu matwi, ubaze ukuri logic yo kuba wakwibaza ese mu by'ukuri kuba abaminisitiri baranzuye ko umwana w'imyaka 15 azajya aboneza urubyaro, ndetse bakanavuga ko impamvu bazajya mu by'ukuri aba bana b'imyaka 15 baboneza urubyaro ni ukugira ngo u Rwanda n'abanyarwanda twifuza bakomeze kugenda banatera imbere. Aho kandi mu by'ukuri usanga u Rwanda rufite ubutaka buto ndetse n'imikorere ikomeje kugenda iba mito, abana bava mu ishuri umunsi ku munsi bakomeje kwiyongera, by'umwihariko igitsina gabo byo mu by'ukuri cyakomeje kugenda gifata indi ntera. Biravuga ko rero mu by'ukuri abaminisitiri bananzuye ko abana b'imyaka 15 by'umwihariko kubangavu, ndavuga ku bakobwa, bagomba kuba bazajya baboneza urubyaro. Ese nkawe ubyumva urumva ari byo cyangwa se abanyarwanda twashaka ikindi gisubizo twafata kugira ngo by'ukuri abana bacu tunabarinde? Nk'uko n'abandi ababyeyi baravuga ko abaminisitiri bamwe na bamwe nubwo byanzuwe cyangwa se bikomeje kugenda binafatwa, abandi nabo barabihakana bakavuga ese mu by'ukuri umwana w'imyaka 15 w'umukobwa azajya afata iyi miti ntabwo izajya imugiraho ingaruka, dore ko kandi dusanzwe tuzi ko mu by'ukuri uwafashe iyi miti by'umwihariko yo kuboneza urubyaro kujya mu gapira, abandi mu by'ukuri bakavuga uti iyi mbogamizi yaba ikomeye cyane. Ese ntabwo yazajya igira ingaruka ku mwana w'umwangavu by'umwihariko ku mukobwa, bikanatuma mu by'ukuri aba ingumba cyangwa se atabyara? Ibi kandi mu by'ukuri bikaba ari ikibazo nawe wakwibaza, ese mu by'ukuri ko tubona abakuru babifata bakaba bagirwaho ikibazo cyo kutabyara, ese abana bacu mu by'ukuri mu minsi iri imbere ntidushobora kwisanga mu gisekuruza cy'abana mu by'ukuri badafite urubyaro? Ese ibi ngibi mu by'ukuri wowe ubyumva gute? Niyo mpamvu twashyizeho comment kugira ngo udusubize. Ariko mu by'ukuri nubwo u Rwanda rwavuze ko abana b'imyaka 15 bagomba kuboneza urubyaro, ntabwo rwigeze ruvuga ko umwana w'imyaka 15 azajya abyuka mu gitondo akumva ashatse kufunga ibyara ngo yijyaniye mu by'ukuri nta mwana cyangwa se nta mubyeyi ubashe kuba wamujyana. Ni igisubizo mu by'ukuri gikomeje kugenda kivugwa aha ni kuri Rwanda Top Line TV, ikomeje kugenda dukurikira gatanu ku